murakoze cyane nkuko bisanzwe amazina ni Bagumisa David. Kuri uyu munsi rero tugiye kubategura ikiganiro cyerekeranye n'icyo bita disabilities. Tugiye icyo bita gifted and talented learners. Aba ni babana biga mu buryo biboroheye. Tugiye kubasobanurira uburyo gifted and talented baba bameze. Gifted uyu ni wa mwana uba ari umuhanga wiga mu buryo bumworoheye kandi ufata vuba cyane cyane mu masomo nk'indimi nk'amasiyanse nk'imibare. Uwo mwana aba ari gifted iyo kwiga bidasaba imbaraga nyinshi bimworohera, ndetse akaba asaba ko umuhereza akantu gato ibindi agahita abisobanukirwa nta mbaraga nyinshi zibayeho. Then umwana bita talented aba ni babana baba ari abahanga mu bintu bisaba practice. Urugero nk'umwana ugasanga ni umuhanga mu gukina umupira, ni umuhanga mu gucuranga piano, ni umuhanga mu kuririmba. Uwo mwana aba ari talented. Then gifted and talented uyu ni wa mwana noneho uzisanga muri ya masomo yose, ugasanga imibare, amasiyansi, indimi byose arabyumva, ariko kandi warangiza ugasanga na bya bintu bisaba pratique nk'umupira w'amaguru, gucuranga, kuririmba, nabwo ni umuhanga. Iyo ibyo byose, iyo ubumenyi bwose iyo uwo mwana abufite, iyo uwo mwana afite iyo ability yo kuba yakwiga neza indimi, akiga neza science n'imibare ndetse n'andi masomo, ariko ugasanga no gukina umupira arabyumva cyane, umwana aba ari gifted and talented. Bivuze ngo rero umwana ashobora kuba gifted gusa cyangwa akaba talented gusa. Umwana uzaba uri gifted gusa ni wa mwana uzaba ashoboye yiga bimworoheye, yumva vuba amasomo ajyanye wenda urugero nk'imibare, nka siyansi, nka za chemistry n'ibindi. Umwana azaba ari gifted. Umwana uzaba uri talented ni umwana uzaba ushoboye gukora biriya bintu bisaba pratique. Urugero azi nko gukina umupira, azi nko gucuranga piano, azi nko kuririmba, ariko wamujyana mu masomo nk'indimi n'imibare ugasanga ntabwo abishoboye, biramugora cyane. Ibintu biranga abo bana rero, abo bana bakunze kugira icyo bita disruptive behaviors. Niyo ngo bakunze kugenda bagaragaza imyitwarire itari myiza kubera ko bo bumva vuba umuntu ajya kubigisha ikintu mu gihe ataragisobanura cyane we akaba yamaze kucyumva, yarangiza rero akumva nta mpamvu yo kwirirwa agutega amatwi. N'umwana uri talented nawe nuko abumva ko ibintu abizi. Mu mupira ukajya ukamubwira ikintu kandi we akizi, kandi ndetse ashobora no kugikora mu buryo buhambaye butandukanye n'uburyo ubitekerezamo, uburyo wamufashamo rero. Uwo mwana uri gifted and talented biba bisaba ngo umuhereze role, ugira ibintu umuhereza akora mu ishuri ari kumwe n'abandi bana. Ikindi kandi uwo mwana uri gifted and talented uba ukwiye kumuhereza work asaba critical thinking, aho bizamufasha gukora research atandukanye. Ikindi kandi nyuma yo kumuhereza izo nshingano unamuteguza ndetse isomo rikurikiyeho, ndetse ukanamubaza cyane, byaba na ngombwa ukamuhereza umwanya akaba ari wigisha abandi, kugira ngo wa mwanya yafataga ari kuderanja abandi awukoresha ahubwo ari kwigisha bagenzi be. Uburyo rero bari abana impamvu bafatwa nk'abana bafite ubumuga kandi nuko bari abana baba bafite ubushobozi burenze ubw'abandi bana bagenzi be bari kuri level imwe cyangwa bafite imyaka imwe. Rero bari abana bakeneye kwitabwaho kugira ngo bige, dore ko no muri sosiyete cyangwa mu ishuri bagenzi babo bagira amashyari bitewe n'imyitwarire yabo, baba babona uwo muntu abarenze. Ubu usanga we ibyo bari kwiga bitari kuri level ye, yakaba ari kwiga ibiri imbere yabo, rero bakunze kumugirira ishyari. N'imyitwarire ye ntabwo ikunze kwihanganirwa n'abarimu bitewe na personalities zabo. Rero abana nabo bakwiriye kwitabwaho. Gusa usanga n'imyitwarire yabo muri sosiyete itari myiza bitewe n'uburyo baba bashaka kugaragaramo. Murakoze cyane.